Jungle. Urabura gukora ukavuga ukarusha radiyo ariko uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya mama we kandi uwanga amazimwe abantu bahabona amagambo yawe niyagutera ibibazo byawe wihe kumenya ibyanjye utuke nawe utazi ibyawe je sais que je dis la vérité mon cher je ne trompe pas quoi que tu fasses Seigneur vie ma bête you like to talk Yo guys, it's your boy. Murabona amasaha aho ageze burije cyane. Sana utembera muri uyu muhanda mbonye Kadunda na Vitamini basa n'abari gupanga shoti yejo. Ibintu bya gituma ariko bizaraza kunkoraho ariko iyo ngomba kuyikora byanga bikora. Ugize ngo Ndabagwa gituma. Kadunda twumvikana. Nkaho uretse kunesha umutwe uzi ko umunsi wose niwe ntari. Wamenyereye gushyira urwo rudigi imbere. Ejo kuri shoti nzaguhitana noza n'uwo mudigi. Ngo ejo ngo bafite shoti. Mudigi kiko hakuru wari. Ese ubundi ejo tuzashutinga. Ugize ngo si gitifu se. Ejo ni gitifu y'ama costume zayibuka. Ni gitifu harya gitifu yitwara. Ko se twanditse sikiribu turi hehe. Ahubwo ejo uzibuke bote dushobora kujya no mu muganda. Nyumvira kandi bote kutambwiye ngo nzoze hakiri kare. Uzapfe kuzana sha. Ahubwo byagutera ibindi uzabibwire bizinduke dore ko bijya bikerera nzitwaza inkoni. Nta kundi ubwozi zanukira azemera atahe ubwo nta kundi. Ugize ngo umangereka nkore kuri Unico na hatondo wana. Uzanya magambo musezerere uzanye Kabibutse uri ni wa mwanya. Bityo usabwa nuko ushira urutoki kumunwa ugaceceka. Ndaje kwereka wa mugabo watuzengereje bita Kadunda uhora dusetsa. Kumvishe ngo hano barahari bari gukora shoot. Wowe stay in touch, ufunga umunwa ibindi ndaje nkwereka. Ndabona turi kuhagera, turi kugenda tuhegera. Ndumva Kadunda ari masakuza. Uretse. Ndabona rero hano ko bimeze turasabwa gutuza tugaceceka. Ibindi rwose turaje turebe uwo Kadunda wazengereje abantu. Tumenye nyuma yuko abari gukina abameze ati. Zagiye umma. Ndavuga ati ngomba sirazani. Zagiye. Ya mesi ni bari discipline rero. Ayoko. Mane n'imvura. Engira. Yes, turashaka kumenya Kadunda ese iyo atari gukina comedy biba byifashe bite. Niyo mudu dushaka kureba. Icyo usabwa ceceka. Ndabona tuhageze. Kadunda. Mani bimwe cyane. Oya nta kibazo. Cyawe ntabwo ari. Oya nta kibazo. Uje nigiriye mu bukwe uraza. Oya nta kibazo. Kugira ngo twereke abafana. Ntabwo ari byo kwemera tukanaga. Bavane kwifaranga. Oya nta kibazo bimwe ntacyo bitwaye. Twakwemera Ubu ntabwo ari byo. wareka tukaganiza n'abafana aho gato ni benshi baba bakeneye kumenya uko Abajyama turabakoma. Oya Vitamini mwihangane. Muri kudutunga. Ari turabona. Uje nigi ndabona wambaye. Hano turi mu kazi man. Murabona tutari mu kazi abantu bagiye gutaha ubukwe mani mugiye muri kamera. Muvane bya kamera wawe tuganire. Nkuko rero muri kubibona ndabona Kadunda ahisemo kwigendera sinzi yanze gukora interview ariko reka dutegereze yo hari tuzareba ko comedy ari gukora izabisekeje kurusha izindi. Yes, stay in touch, komeza urebe Kadunda comedy. My name is M.A. Wise nanjye ndayireba. Sauvegardez votre langue. Banyarwandakazi, waba wifuza wagufatira amashusho cyangwa se amafoto y'ubukwe, birthday, bridal shower, ukeneye amashusho y'urwibutso, uri umuhanzi ukeneye lyrics z'indirimbo yawe, Unico Group Company turahakubereye nonaha. Unico Group Company amashusho yacu ari mu bwoko bwa HD. Unico Group Company ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri aho hasi.